Murakaza neza kumenya ICT TV kumwe na Francis nk'uko usanzwe. Reka rero turebera hamwe uko ufite Word cyangwa ufite document yawe muri Excel, ufite workbook Excel, ukagira sheet nyinshi, ukagira n'indi workbook Excel, ufite n'andi mashite. Ni gute twayahuriza muri document imwe cyangwa muri workbook imwe tukagiramo zikuye mu workbook menshi? Nicyo tugiye kurera hamwe uburyo uhuza amashite. Yenda hari amashite ari muri file imwe ukahuza n'andi utayakopiye, ahubwo yenda utayakopiye mu buryo bwari busanzwe tuzi, ugahita uyiterura neza uko imeze na format yayo igahita bizanana. Reka rero turebera hamwe uko tubigenza. Icyambere urabanza ufungure izo shite zawe zigaragare ku mashini. Nyuma kuzigaragaza ku mashini, izo shite zawe zigaragareho. Urugero ndafite shite, ini shite ya mbere iriho ni workbook ya mbere iriho shite imwe, sibyo? Aje tukayineminga shite 1. Iyi ni workbook indi ya kabiri, nayo iriho izindi shite, iriho shite ebyiri, ariko ya mbere yo ni iriho ikintu, tukayiminimiza nayo, tukazana tugafata yenda na shite iyi ngiyi kugira ngo dushyire zitandukanye, kugira ngo turebe ko bigenda tubihurize mu ntuzi. Urabona ko nayo iriho amadata atandukanye. Iyi ngiyi niho shite imwe muri workbook yayo, ni iriho shite imwe muri workbook yayo, nayo tukafata n'izindi zitandukanye tukaba twabishyira hamwe. Mfate yenda n'iyi ngiyi tuyifungure turebe, naho hariho shite 1. Reka tuyizite amazina kugira ngo zitazajya zitugorana. Nk'iyi ni tuyite yenda ko ari shite 4, hari 4. Niyo kuri workbook ni 4. Iyi tukayireka. Iyo kuri 1 tuyite 1, tuzirineminge tuzihe amazina, tuzite 1. Turangiza dufate n'indi isigaye tutaraneminga ni shite 1. Shite 1 twongere tugire indi shite 2, tuyite 2. Tumara kwita 2 tusevinge na 3. Okay, tufite 2 ni days, 4 days na ni 4. Tugiye kuzuza muri document imwe rero kugira ngo bibe bikoze biri ku mashite atandukanye. Yenda dufungue n'iri ya 3 tuyihuze muri document imwe, nabyo ntacyo. Dufungue ino 3 tuyihuze muri document imwe nayo. Nifunguka 3 nayo nyite shite 1, nyite 3. Noneho ngiye guhuza zijye muri shite imwe, muri document imwe, muri workbook imwe, ndifite ukoresha ari enye. Kugira ngo tubikore rero neza, turabanza turebe iki, turabanza tujye kuyo dushaka kubishyiraho. Icya mbere turajya yenda kuri rimwe, kugira ngo kuri rimwe hano tuze gushyiraho 2, tuze gushyiraho 3, tuze kumenya kangahe. Hari rimwe turajyaho, tutangiye dushyiraho 2, dushyiraho 3, dushyiraho 4, tugiye kuzikuramo rero. Turaza tujye kuri iri rimwe, niturangiza tugire right click kuri yo, niturangiza tuzana handitse ngo move or copy. Move no kwanga tuzijyana zitasiga zize zose zitamana muri za zindi za hamwe za ziri ntiziyasigara. Nizigira copy birazana byo byose. Iyo funguye gutya bahita kugira ngo move or copy. Move select the sheet nka 2 book, muye book ziza muri exam ingi day 1 niyo tugiye kuzishyiraho workbook tugiye gushyiramo. Tugakurura izihe, tugakora day 2. Nyene day 2 haritaza igaragaza sheet yayo. Noneho ngo tuyishyire hehe, move
nidushaka gukoresha move ntabwo tubivivura hano, ariko nitujya create a copy irahita ikopiya ariko ntari hasigara. Ningira move gusa irahita igenda itasigaye, click on it. Tubona ko ka kabiri ngaka gahita kahagera rwose, ngaka nimwe ngiyi, kabiri ngiyi. Hanyuma tukaba tugiye kongera gushyiraho kangahe indi move, tuze tujyane indi ya kangahe, indi ya gatatu ngiyi, ya gatatu nayo nituvivura hano turaba dukopiye copy, ariko ubundi tutagize gutya iragenda gusa hara ntihasigara. Urahita ubona ko rwose ihita igira ariko ikaza kuri kangahe, kuri kabiri. Reka turebe, okay sorry, nahise nahinditsemo iyo narindiho. Kuri day 1 urabona ko yahavuye rwose. Kuri yandi ya day 1 day report ntiyagiye, ntihari. Igiye hehe rero? Igiye he? Igiye hano. Urabona ko isimbura iriya, ariko ushatse nari kongeraho indi sheet kugira ngo ubone aho ijya. Narangiza nkafata move copy and move to sheet, ikaza tugahitamo sheet ya kabiri yari igiye. Reka tubone tuyirebe, igatiza. Urahita ubona ko ari ngiyi, yongeraho ahangaha agahita sheet ya kangahe bitewe n'aho igeze. Ubwo nibwo buryo dushobora kuyimuramo amashiti tukayazana, tongera tugira gute, dukirika kuriya tukagira move or copy, tukagira copy, tugahitamo iyo dushaka kuzana, nimba iya kane cyangwa ari iya kangahe, ugahitamo hano mu workbook ushaka kuzana. Hanyuma ukavuga ati niba ushaka gukeretinga naho yari kasigara, ndagira copy, igahitiza. Ukahita ubona bitewe n'icyo wari urimo ukora uko bihise bikunda cyangwa bitakunze. Iyo bidakunze byatewe n'iki, urareba ikibikubitera, ariko ni buriya buryo. Ni kimwe rero nuko wenda wagira ukazifunga zose ukajya ukopiya bino bya hano, ukabikopiya ukaselectinga, ukagenda ukapestinga muri sheet runaka. Byaba byo, ariko uburyo buzana format zizananye ni uburyo bwa right click, ukagira move and copy, ukaza ukavuga move selected sheet, ni kumuvinga ino selected sheet to, ugahita uhitamo aho ugiye kuyijyana uhereye n'aho ugize. Ni ubwo buryo turimo tubirebamo, tu ugahita uhitamo aho ugiye kugera ukajyana cyangwa ukanayisiga bitewe n'aho ushaka kujyana. Ni move selected sheet, ni iriya selectinze to workbook, ugahita uhitamo workbook ushaka kuyiteramo. Nimba ari new book ugahita uyikeretinga ibikora byose. Ni ubwo buryo twarimo turebamo rero uburyo ukeretinga ama workbook cyangwa uburyo ukeretinga ama sheet cyangwa copy ama sheet, ukamovinga ama sheet y'abakori muri workbook imwe ajya mu yindi. Ni ubwo buryo tubikoramo. Murabikoze, murakarama. Mwari kumwe na Francis, ubifuza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ciao ciao.